Ndabaramukije cyane, amahoro y'Imana abane namwe kandi Uwiteka abishimire. Nshuti bavandimwe bene data, muri aka kanya tugiye kuganira ku magambo meza cyane. Tugiye kuganira ku magambo ari mu gitabo cy'umubwiriza. Ni amagambo yo guhugura urubyiruko, ni amagambo yo guhugura abasore, ni amagambo yo guhugura abana, abakiri bato muri rusange. Nge ubaganiriza cyangwa se nge ugiye kumarana akanya gato namwe muri aka kanya muri iki kiganiro, ndi Hakizimana Seti. Reka rero mbararike, ni ukuri icyo nababwira cyo nuko mutari buze kwicuza. Icyo nababwira cyo nuko mutari buze kuvuga muti dupfushije igihe cyacu ubusa. Aya magambo ari mu gitabo cy'umubwiriza ni amagambo meza cyane, ni amagambo akomeye, ni amagambo ahugura abasore, ni amagambo ahugura abana bato, ni amagambo ahugura abakiri mu kigero cy'ubuto. Nimutega amatwi mwumve icyo umwanditsi, icyo umukozi w'Imana yavuze muri aya magambo. Salomo niwe wavuze ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, wa musore we. Uko uri kose, uko umeze kose uramaze, uriho mu bushake bw'Imana. Niyo mpamvu nta muntu n'umwe ukwiye guhinyura ubusore bwawe. Uko uri kose jya ushimira Imana, kandi uko uri kose jya unezererwa umuremyi wawe mu minsi y'ubuto bwawe. Jya unezererwa umuremyi wawe mu minsi y'imibereho yawe ukiri muri iyi si uri umusore. Ngo kuko iminsi mibi yije, umusore agira intimba ndetse n'agahinda. Ngo wari umusore ararira, ngo wari umusore ngarataka, ngo wari umusore ngaganyishwa n'ibiri kumubaho, akavuga ngo sanejejwe nabyo. Amagambo rero ari mu mubwiriza igice cyo cya 11 ku murongo waho wa 9, ni nayo aza kunganirwa nari mu mubwiriza igice cyo cya 12 ku murongo waho wa 1. Wa musore we, ishimire iminsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza. Ariko wibuke yuko uko ugenda kose, uko ubayeho kose, ibyo byose ukora, ibyo byose ubamo, ngo ntibizabuza Imana kukuzana mu rubanza. Muvandimwe, nshuti, ndagira ngo dutege amatwi twumve icyo ijambo ritubwira, kandi ndagira ngo wumve icyo Uwiteka gushakaho uyu munsi wa none. Icyo Uwiteka gushakaho nicyo anshakaho uyu munsi wa none. Iyo dusomye mu mubwiriza igice cyo cya 11 ku murongo wa 9, haravuga ngo wa musore we, ishimire ubusore bwawe, kandi umutima wawe ukunezeze mu minsi y'ubuto bwawe, kandi ujye ugenda mu nzira umutima wawe ushaka, no mu mucyo wo mu maso yawe. Ariko umenye yuko ibyo byose bizatuma Imana igushyira mu rubanza. Nshuti muvandimwe, hari igihe dusoma ijambo ry'Imana tukarisoma nabi, twamara kurisoma nabi ntiturisobanukirwe, nitwumve icyo Imana idushakaho. Ahangaha mu mubwiriza igice cyo cya 11 ku murongo wa 9 hari amagambo avuga ngo wa musore we, ishimire ubusore bwawe, kandi ubwishimire ukuri. Wishimire mu mutima wawe ukuri, umutima wawe ukunezeze, kandi ngo ugendere mu mucyo wo mu maso hawe, ngo ukore ibyo ushaka, uvuge ibyo ushaka, ugende uko ushaka mu minsi y'ubusore bwawe. Ariko amagambo arakomeza avuga ngo wibuke ko ibyo byose uko uzabikora kose, ngo ntibizabuza Imana kugushyira mu rubanza. Wa musore we, isuzume mu byo ukora, uko ugenda, ngo nuko rero ngikure mu rubanza. Ku murongo wa 10 amagambo akomeye cyane, ngo nuko rero ikure umubabaro mu mutima wawe, kandi utandukanye umubiri wawe n'ibibi bikube kure, kuko ubuto n'ubusore byose ari iki? Ari ubusa. Nubwo ijambo ry'Imana rikubwira yuko ukwiye kwishimira mu buto bwawe, ukagenda uko ushaka mu buto bwawe, ukagenda uko ushaka mu gihe cyawe cy'ubusore, ariko ijambo ry'Uwiteka riratanga n'umuburo, riratanga warning. Mu gice cya 11 cy'umubwiriza ku murongo waho wa 10, ijambo ry'Uwiteka riratanga umuburo, riratanga warning, riragira riti nuko rero nugenda neza, nuko rero nugenda nabi, nuko rero uko ugenda kose, ngo ariko wikureho ibidafite umumaro, ubuzima bwawe ubuvane mu bidafite iki? Agaciro. Ugende uko ushaka, ariko ugendere mu nzira zo gukiranuka, ngo kuko ubuto n'ubusore ngo byose ari iki? Ari ubusa.
muvandimwe, mwene data, musore, rubyiruko, rungano, uko wagenda kose, uko wakwitwara kose, uko waba uri kose, ariko ngo ibyo ukora byose bizaza mu rubanza. Isuzume muri bya bindi wiberamo, muri bya bindi ukora, muri bya bindi uvuga, muri bya bindi wirirwamo, wisuzume. Ijambo riravuze ngo byose bizaza mu rubanza. Ngo iyi niyo ndunduro y'ijambo, ngo byose byagenje gute? Ngo byarumviswe. Ngo icyakorewe mu bwihisho ngo kizashyirwa ku mugaragaro. Ngo kandi n'icyakorewe ku mugaragaro ngo nacyo kizongera kigarurwe hehe? Ku mugaragaro. Muvandimwe, rubyiruko, musore, ntabwo ndi kugusaba subscribe. Icyo ndi kugusaba, ndagusaba share. Nutanayikora, icyo nagusaba wumve nibura wowe uhinduke. Imana yazabikora ikabicisha mu bundi buryo, ariko nibura hakagira icyo iri jambo risigira abantu. Wowe ubyumvise, ubushobozi bwawe reka bube ubwo kumva no kumvira. Reka ubushobozi bwawe bube ubwo kumva no kwemera no guhinduka by'ukuri no kuva mu byaha by'ukuri. Nicyo Uwiteka gushakaho, nicyo Uwiteka nshakaho. Muvandimwe, ntago turi mu bihe byo kwakira impano, ntago turi mu bihe byo gufata amazahabu, ntago turi mu bihe byo gufata amamodoka, amagift agiye atandukanye. Turi mu bihe byo gukorera Imana. Wa mukobwa we, wa musore we, impano izo arizo zose ubu ngubu ntizikigezweho. Witanga umubiri wawe kubw'impano, witanga umubiri wawe kubw'ibintu runaka. Tanga umubiri wawe kubwa Yesu Kristo. Emerera ucuruza umubiri wawe Yesu Kristo aho kucururiza abana b'abantu. Wihabwa ibidafite shinge na rugero, ngo nurangiza ngo ugende wangiza ubuzima bwawe kubusa. Ntago turi mu bihe byo kwakira impano. Amagambo umugaragu w'Imana Elisa yavuze. Namana amaze gukira indwara y'ibibembe, aragenda azana amazahabu, azana amaki byose, imyenda yo gukuranwa, ibinyita n'ibiki, arazana. Arangije atura umugaragu w'Imana Elisa, amusubiza amagambo meza akomeye cyane ati, ni byiza urakize, ariko reka bibe ibyo guhesha Imana icyubahiro. Nibiba ari nge bihesha icyubahiro, nibiba ari nge bigirira, ahubwo genda wumve ko turi mu gihe cyo gukorera Imana, tutari mu gihe cyo kwakira impano. Mwabasore mwe, mwabakobwa mwe, mwarubyiruko mwe, mwabakiri bato mwese mwe, turi mu gihe cyo gukorera Imana. Ntago turi mu gihe cyo gukorera impano, turi mu gihe cyo gukorera Imana. Ntago turi mu gihe cyo kwakira impano. Rinda umubiri wawe kuruta ibindi byose birindwa. Rinda umubiri wawe kuruta ibindi byose birindwa. Ayo ni amagambo ari mu mugani, ngo kuko ngo ibitunga uyu mubiri bituruka hehe? Muri wowe, bituruka mu mutima wawe. Rinda umutima wawe, rinda umubiri wawe kuruta ibindi byose birindwa. Nshuti muvandimwe, tandukanya ibintu ubasha kubonesha amaso yawe. Ibyo ngibyo ubasha kubona aka kanya ni ibishira. Igice cya 12 mu mubwiriza gifite amagambo akomeye cyane. Ku murongo waho wa mbere haravuga ngo, ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza, n'imyaka itaragenza gute? Itaragera. Ubwo uzaba uvuga uti, sinejejwe nabyo. Ubwo izuba n'umucyo n'ukwezi n'inyenyeri, igihe bizaba bitarizimishwa n'ibicu bitaragenza gute? Bitaragaruka, imvura igenje gute? Ihise. Muvandimwe, nshuti, komera, shikama ku Mana, namba ku Mana. Ijambo riravuga ngo unambe ku Mana ntuyimure. Ngo bona nuterwa n'ibibazo, ngo bona nuterwa n'impagarara, ngo uzagarukirwa na rutare. Ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe. Ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubuto bwawe. Ngo ukwezi, izuba n'inyenyeri, ngo n'ibicu, ngo bitaraza ngo byijimishe urumuri rwawe. Muvandimwe, uko nguko umeze, icyo nagusaba nanjye nisabira nuko waharanira kunezeza Imana, nuko waharanira kuba uboneye imbere y'Imana. Ijambo ry'Uwiteka riravuga ngo hahirwa ab'imitima iboneye, ngo kuko aribo bazabona Imana. Muvandimwe rero, urubyiruko, icyo nagusaba nanjye nisabira nuko waba uboneye imbere y'Imana, nuko waba uw'Imana yishimira kandi yemera. Mureke twicishe bugufi, dufate akanya dusenge, dusabe Imana itubashishe kumva no kumvira mu izina rya Yesu. Data mwiza, byiringiro bizima, soko y'amahoro, twongeye kugushima, tugushimira ubuntu bwawe ndetse n'uburinzi bwawe byabanye natwe mu minsi itambutse ubuzima bwacu. Data mwiza, twatugejeje amagingo, tugiye kumuka bazima, wererwe icyubahiro. Wera wa Isiraheli, bana natwe, udukomeze.
nsabiye urubyiruko hirya no hino ku isi, nsabiye abakobwa, nsabiye abasore, nsabiye abana. Uwiteka nsabiye ingeri zose z'abakiri bato, aho bari hirya no hino mu byo barimo ibyo ari byo byose. Uwiteka ubohora imitima yabo umwanzi satani yaboshye, kugira ngo bahugukire kukumva no kugukurikira ibikwiye. Uwiteka mwami Imana, ibyaguhesha icyubahiro bijye n'abakwambaza mu izina rya Yesu, amen.